Umukobwa w'umunyarwandakazi ukiri muto w'umuhanga ndetse ufite ubwiza buhebuje, Bwiza Emerance, umuririmbyi, umwanditsi, umuhimbyi w'indirimbo zigezweho uri kuzamuka muri muzika nyarwanda. Akaba ari nawe watsinze irushanwa rya The Next Diva Indi Mbuto ryabaye ku nshuro yaryo ya mbere, ahita yakirwa muri Kick-Ass Music Label ya Danny Vumbi ndetse na Mico The Best, ndetse yakoranye indirimbo na Mico The Best bise Wibeshye. Ubu akaba yarashyize hanze alubumu ye ya mbere yise My Dreams. Bwiza Emerance yavutse tariki 9 Kanama 1999. Ni umukobwa w'imfura iwabo mu muryango w'abana 4, abakobwa 2 ndetse n'abahungu 2. Akaba abana na nyina na se mu mujyi wa Nyamata mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba. Yavukiye i Gitarama mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Bwiza umuhanzikazi w'umuhanga cyane, amashuri yiwe abanza yayize muri Kigali Harvest mu murenge wa Kimihurura. Icyiciro rusange yize mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Yozefu. Amaze guhitamo ishami ryo kwiga yize igihe gito mu rwunge rw'amashuri ya Mutagatifu Bernadette mu karere ka Gisagara, asoreza yisumbuye mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Aloys mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Uburasirazuba mu Rwanda. Kuri ubu Bwiza Emerance yiga mu mwaka wa mbere muri kaminuza ya Mount Kenya mu ishami ry'ibijyanye n'ubukerarugendo, Hospitality and Tourism Management. Uyu mukobwa ukiri muto Bwiza Emerance yakuze akunda umuziki biturutse ku kujyana n'ababyeyi be gusenga, akura akunda kuririmba kuko yabibonaga kenshi akabyishimira. Uko yigiraga hejuru mu myaka ni nako yajyaga kuririmba mu makorali y'abana ndetse n'izindi zitandukanye. Akura abikunda kugeza ubu. Uyu mukobwa yaririmbye muri korali kuva ku myaka y'8 y'amavuko, ndetse muri iki gihe numwe mu baririmbyi mu rusengero asengeraho rwakoreraga i Kigali nyuma rukaza kwimukira i Nyamata. Akaba ashishikajwe cyane no gushyira itafari ku muziki w'abakobwa mu Rwanda, akagaragaza ko ibyo abahungu bakora n'abakobwa babikora muri muzika nyarwanda. Bwiza amaze kubona igihembo muri iri rushanwa rya The Next Diva Indi Mbuto ryabaye ku nshuro yaryo ya mbere ryateguye na Kick-Ass Music Label. Iri rushanwa navuga ko ryabaye imbarutso kuko inzozi ze zo kuba umuhanzi zahise zitangira kuba impamo. Gutsinda iri rushanwa byamuhaye amahirwe yo guhita atangira gufashwa n'iyi nzu isanzwe itunganya imiziki ikorana n'abahanzi batandukanye, bakaba barasinyanye amasezerano y'imyaka 5 bakorana. Kuri ubu umuhanzikazi Bwiza akaba afite alubumu yise My Dreams, akaba anagaragara cyane mu makonseri hano mu Rwanda nka Kigali Festival ndetse n'izindi. Uyu muhanzikazi kandi amaze kwigarurira imitima y'abatari bake hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Ndabashimiye mwese munkurikiye muri The Favorite Artist, bibutsa ko ari umuhanzi cyangwa se umuhanzikazi wumva ushaka kumenya byimbitse watwandikira muri komenti, ubutaha tukazamubabwira. Murakoze cyane nawe ubutaha muri The Favorite Artist.